Reka twongere tubasuhuze inshuti bavandimwe mudukurikiye hano kuri Humure TV muri iki gitondo. Tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye mwese mu bice bitandukanye by'isi, ndetse tunabaha ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane, nanone umwaka ni wa wundi nk'ibisanzwe w'ibihumbi 2026. Tugiye kubagezaho amakuru agiye avugwa hirya no hino ku isi, ariko cyane cyane turaza kwibanda mu makuru agiye avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu burasirazuba bwaho, cyane cyane kuko ari hakomeje kuvugwa amakuru y'intambara cyangwa se umwuka mubi w'intambara ukomeje gututumba hariya muri biriya bice. Ntabwo nije nyine hano muri studio, njyewe nitwa Ndakize Freddy, tugiye gufatikanya na Muzehe Swingi kuyagezaho amakuru agiye avugwa mu bice bitandukanye by'isi. Hanyuma amakuru yacu turaza kuyahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nanone nk'uko nari maze kubivuga, mu misozi miremire y'umurenge turebere hamwe uko akarere kabyutse, haba za Rurambo, Indondo, Minembwe, ndetse yewe turaza gutibuka n'iri hepfo mu bice bya Bubembe cyangwa se bya Bibogobogo, turebere hamwe uko ibintu bikomeje kwifata, ndetse yewe turaza no kumanuka za Baraka, turebere hamwe uko ibintu bimeze kugeza kuri uyu munota. Saho honyine turaza gukubitira no mu bindi bice bitandukanye by'isi, aho tuza kurebera hamwe amakuru akomeje kuvugwa hariya ku mupaka wa Uganda ndetse na Kongo, aho barwanyi ba FDLR bakomeje gushimuta abantu, ndetse andi makuru nayo avuga ko mu ijoro rya rikeye hari abantu barohamye bagera kuri 40 hariya mu kiyaga cya Albert, nanone hariya mu gihugu cya Repubulika ya Uganda. Saa yonyine turaza no kubagezaho andi makuru avuga ko cyangwa se amakuru y'uko inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje kwemeza ko ingabo za Kongo FARDC zidashoboye, ndetse na Wazalendo nazo zidashobotse kubera ibitero byugarije igihugu, bananiwe kunetraliza cyangwa se gushira mu bikorwa. Ayo ni makuru tuza kugenda tugarukaho. Reka manze niyegereze mugenzi wanje Muzehe Swingi abanze atugezeho uko akarere k'imisozi miremire kameze, kuva za Rurambo arakomeza n'Indondo yose, ndetse aze kumanukana za Bibogobogo, atubwire ukuntu ibintu byifashe mu minota twateguye hano kuri Humure TV kugira ngo aze kutugezaho uko umutekano ufashe. Muraho neza Mzee? Yego turaho, namwe muraho? Ni amahoro. Tuguhaye ikaze mu makuru yacu. Yego, nk'ibisanzwe reka tube twahera amakuru yacu ku biri kuvugwa epfo muri Plaine de la Rusizi, aho umwuka mubi ukomeje gutuma kuvaho icyari cyiswe imishikirano ya Geneve mu Busuwise, hari Montpellier, kuko icyo bari bemeranijwe kirasa naho iminsi yatambutse, gusa nyine hakaba hakomeje kubaho ikintu cy'uburyarya, aho guverinoma ya Kongo, minisitiri wa interieur kuri uyu munsi ku munsi w'ejo ushira iri joro ryakeye muri kino gitondo dukoze izi nkuru, niho yavuze ko we abantu babo bose bari bataraza inyuma kugira ngo nabo batangire gushira mu maboko ya Seychelles, ngo abo abeho ku ruhande rwa AFC M23, akaba ari icyo bakomeza kugenda bikingisha babikujisha, ariko kigaragara nk'uburyarya bwinshi cyane. Ubu rero hamwe n'icyo ngicyo bikaba hariya muri Plaine de la Rusizi, igisirikare nacyo nanone cy'ihuriro rya basirikare arizo ngabo z'igihugu zihaherereye, hamwe n'iriya mitwe yose yitwaje intwaro n'abandi mu bindi bice byo ku migabane y'ibindi bihugu bagiye baniye, cyangwa Burundi, Abatanzani, bariya Sauzi n'atsinda atari makeya y'ingabo z'amahanga ziriya zikunze kwitwa abacancuro, bose aho bateraniye hariya muri Plaine bakaba bakomeje kugariza mbese kwegera cyane aho intara n'amadugu bari basa n'abafungiye,
ariko bose batarebana ubwa ikigaragaramo ari ikintu gisa naho hari gututumbisha ku yindi iyo ari yo yose bishobora kuba byabyara imirwano itari buzaze koroha, kuko dore ko n'ubundi uhagarariye intare n'amadubu ariwe Corneille Nangaa yavuze ko nk'umuhuzabikorwa yaravuze ati Uvira kuyirekura kwacu agaciro byigeze bitanga ku ruhande rwacu, ati twebwe twabikoze tugira ngo nicyo cyasa n'icyorohereje abantu imirwano n'ibingibi by'imishamirano no gukomeza kugenda havuga intambara ntihavuge abantu. Ati icyo kintu dusanga atari ko tumeze nk'aho twabyibeshyemo, ariko rero kugeza amagingo aya bikaba nta kintu byabyaye gishobora korohera abantu bagizwe se cyangwa baherereye muri kariya gace kose, nanone bakaba bakomeje kuba mu buzima bubi cyane abaho intare n'amadubu basa n'abakumiririwe mu kato kataboroheye kabamereye nabi cyane, kandi ni nabo bakomeje kuvuga nabi, kuko intare n'amadubu aho ziherereye nko mu bice za Zablene batanga libre passage se cyangwa gutambuka no gushyikwa kwa neza ku bantu bose bashobora kuba bari mu activite yabo ayo ariyo yose. Ariko rero bikaba bigaragara ko abaherereye mu gapande cyane ka plateau yose muri rusange bakaba bakomeje kuba ahantu mu rukumiro se cyangwa ahantu bakubiye mu buryo bugoranye cyane, batinya kabura baterekeza hirya no hino, aho umuntu yegereye nyine naho yakorera activite nkeya ashobora kuba akora nazo zitakibemerera mbese kuborohereza ku buryo ari ubwungeri ari no kuba baja ku masoko guhahirana n'abandi, byose biragenda byunyuka umunsi ku wundi. Ubwo rero tuva hariya muri Uvira naho hakaba hari ubwoba bwinshi cyane uko bakomeje kugenda babona nanone isatira ry'ingabo zabo n'izindi ngabo nyinshi zikomeje kurundanwa hariya muri Uvira, bikaba bikomeza gutera abaturage baho ubwoba, nabo bavuga bati ibyo ari byo byose ikintu gitutumbira aha ngaha aho kizabasitingira wenda natwe ikizadusigaho. Ubundi hakaba hari na trakaseri zikomeje kubera hariya muri biriya bice, ama extorsion haribwo na n'ubukupere de route mbese kugenda bahagarika hato na hato biratangiye mbese ndetse bimaze kunarenzaho, kuko ubwibyi bwo mu majoro bwibishye mu nda bumaze kugera ku rwego bitakibashe kwihanganirwa, aho abaturage nta joro ryo kwikera nta n'umunsi wiyiriya hatagize abanyagwa se cyangwa ndetse bamburwa n'ubuzima bwabo. Ivyo rero bikaba bikomeje kututumbisha icyo cyuka kibi cyane. Ibyo nabyo biri mu bufasha bugaragaza ko intambara ya hariya iri hafi mbese kuba yanaturika, kandi inabaye abaturage baho bose bakaba bifuza iyaba byari bikunze ngo babibonemo amahirwe, babone ababatabara. Abenshi no mu maudio yabo bagenda batanga baravuga bati cyatugarurira sanga uko bikomeje kuba binatutumba bityo, hakaba hari n'ikimeze nka manifestation iri mu bazalendo n'abambari babo bose bavuga bati nta kuntu kandi aka gace kacu kakongera kuyoborwa n'undi muntu uva ahandi, dore ko barwanya ba Jean-Jacques Purusu nka guverineri. Ubwo bakaba barahise basomokanwa n'ishyirwaho rya Colonel Nyamushebwa kuba excellence hariya muri kariya gace, bikabarakaza cyane ku buryo batangiye kubyitotombera ari nta n'uraza, ndetse yewe byari bikinga ibintu bishyirwa mu majwi kabishwe naho hari utuntu tw'utwandiko twagiye ducicikana, ariko bamwe bavuga ko ari utu AI ari utuntu nyine mbese bakoresha turiya two mu ikoranabuhanga ari two gusa bakoze
kunarangira atari uje ariko bakavuga ko hazaza undi uwo ari wese udashobora kuba azishimirwa hariya kandi bamaze kugira ingengabitekerezo gikomeye kikaba kinameze nabi cyane muri biriya bice ku buryo sinzi ko byaba kinihanganiye ubwo noneho hari abamaze kugenga igikuta cyane kitakiri mu buyobozi ntibayoboye neza kandi ntibemera no kuyobora buriya ibyaho nabyo ni ibyo gutega amaso n'amatwi tukaba tuzareba mu minsi icyo bizabyara tuzamuka rero mu bice nabyo bya ruguru muri Rurambo kugeza na n'uyu munsi inka zitatu zari zasigaye mu zagiye mu Kinyago izo bakaba barabyumvikanyeho iminsi bagenda batanga bagenda basa n'abayikwega nanone hari n'ukuntu babikora kugira ngo barebe uko bo apezese cyangwa bamanura amatansiyo y'ababo kugira ngo ntibarakare ariko bakagenda bakomeza kugenda iminsi igasa n'ibimazemo imbaraga izo nka zikaba zitaraza bavuga ko hasigaye inka zitatu icyakora kugeza kuri iyi saha dukoreye izi nkuru twari tutarabona abantu mbese bo muri kariya gace baje ku marezo tube twaganira nabo kugira ngo tunonosore iyi nkuru ko byakunze se cyangwa byaba bitanakunze ariko ubusanzwe ibindi ni muri kawaida yaho nyine mbese abaturage bagahinguka hafi aho ngaho ni hahandi aho ziherereye uretse muri ako gace zibwemo niko gace gusa bari batarasubira kubashiruka amakenga kugira ngo babe bakomeza kandi kuja kuhororera dore ko bari basigaye barebanaho aho umupfurero atuje inka n'umunyamwenge yayihatuza ariko noneho dore ko birangiye abapfurero bajanye izabo z'abanyamurenge bagahungisha n'izindi zabo icyo rero kikaba nacyo nyine ari kimwe mu bikurura ubushyamirane bwo no kutizerana mbese hagati y'amoko yarashamikiye ku bintu byinshi hamwe ku bisa n'ibijyanye n'iterambere ubwo rero dutambuka tuja ku ndondo ya za Uvira hariya naho haracyari ituze nta byumvikanamo nk'amasasu usibye ko nabo ntibaryamye barazwi ishinga nuko hakomeje nabo kuza inkuru zicicikana ziba hirya no hino zivuga ko n'ubundi guverinoma ya Kongo ikomeje kugenda yisuganya ikorakoranya ingabo hirya no hino noneho bavuga ko bazaterera icyarimwe impande nyinshi mbese zigize ibyo bihugu nyine biriya byose bigituwemo by'indondo ya Uvira gusa nyine baravuga ko bashobora kuba hazatunguka ingabo kuri aka gace k'imisozi ya za Munana na Kirungwa na za Gataka ariko cyane cyane hashyirwa mu mahuriro avuga ko ingabo zatangiye kuzamuka mbese niba ari uko zo zishobora kuba zatraversa urugendo rurerure cyane hariya mu gace zishobora kuzatunguka za Gikozi kandi nanone cyangwa Gihamba ngo zishaka kwibasira ngo gusenya ibirindiro bisa nk'aho ibyo birindiro bikuru cyane byazabijabo ka eta majoro y'amadu n'intare zihaherereye icyo akaba ari nkacyo kigendereye ariko ubundi no mu mugambi wabo nyamunini ari ibintu bishobora kuba bafata mu kiriya gice cyo muco hagati ubwo rero bikaba ari uko nguko naho bisa naho bihagaze tuva muri ako gace nanone tukamanuka tuja mu Minembwe ibyaho nanone bikomeje kuba kuriya gusa ku munsi w'ejo hakaba haririwe nk'ituze hatumvikanye biriya byose bikomeza kugenda bihaturikira no kwica abaturage abandi bakomeretswa mbese no kurenganzira ku byabo byose umunsi w'ejo ukaba wararanzwe n'ituze kandi ni icyo kintu kiri muri bimwe bibabaje cyane ubuzima bw'umuturage wese uri muri kariya gace ka Minembwe burabarirwa ku minota cyangwa amasegonde bwaba yaze iminota 30 atamvise ikintu akaba yavuga yuko mbese
wese we aramye arambye. Ariko rero nanone hari ibibazo byinshi biteje abantu umutekano muke, birimo kubura uburyo bw'inyagamburiro bwo hirya no hino, mbese bakaba bari mu kato gakomeye cyane. Kandi icyo kintu ni ikintu duhururiza kandi tutabariza kugira ngo ababyumva bifite mu nshingano nk'intare n'amadubu kuba bakwakwanya bagakora ibishoboka byose bakareba ko babona inzira zikomeza kurengera bari abaturage bari mu kaga gakomeye cyane, dore ko icyo basaga naho bategereje nacyo kitarashirwa mu ngiro se cyangwa byanarangira kitanayishyizwemo, kuko kuba bari babonye umukuru wa MONUSCO James Swan bikaba byari byabateye icyizere batekereza ko nabo bashobora kuba bagobokwa. Ariko kugeza n'isaha tubivugaho nta kintu na kimwe cy'ikimenyetso cyangwa se agasinye gato cyane kagaragaza ko hari icyo baba babamarira ari ku nzira yo hasi cyangwa ku buryo bw'ikirere nabwo kuba babagemurira wenda bakabagoboka babicishije ku ndege. Ubundi rero tumanuka mu gace ka za Baraka Bibogobogo baraho, gusa nyine nabo bafite ubwoba bwinshi cyane, dore ko abarundi baherereye bitanze bamwe mu basore babiri barabafata, abantu bamenyereye bazi cyane hafi kubica, baje kubarekura ari injerere, kandi suko ari ibintu byabaguyeho ngo ntibabazi ntibabakora nyine by'ubugiririzi kugira ngo mbese bagaragaze kuko umunsi uri izina icyo bashaka kuba babakoraho n'icyo babakoresha cyose bashobora kuba bakanagikora. Gusa nyine abatware bari aho ngaho ntayo bafite bacira nta nayo bamira, n'abaturage babo bafitanye n'abaho ngaho nta butabera bashobora kwitura ngo bavuge bati umuntu wacu arahohotewe, umuntu wacu ararenganye. Umusirikare no kugenda agakora icyo yumva ashaka, nyine bigaragara ko ari abantu bari mu buryo bakumiriwemo, gusa naho ari za matekwa zikumiriwe ahantu umunsi uri izina tutazi bashobora kuzabakoresha se cyangwa kubakoraho icyo bumva bashobora kuba banashaka. Tumanuka hepfo muri Baraka naho nanone hakaba hari ikibazo kiremereye cyane, kandi icyo kibazo kikaba ari cy'abaturage bahatuye, aho bamaze kwinubira abitwa abahibu. Mu kirimi cy'iwabo uwatangaga nawe impuruza ibatabariza yahoze avuga ati biyise ibihunyira kuko bagoye abantu, ati abantu baragowe cyane, mutugoboke mutatugobotse, ati ntacyo byibura uwo duhereza natwe ngo dusubire ku gapande ka intare n'amadubu, ati kuko tuzi ko aho baherereye bashize abantu mu buryo buzima kandi bakaba bakora ibintu byabo banarekuriwe bafite uburenganzira bwo gutunga agafaranga. Ahandi ho ku masoko ntawugura ngo bagaragaze ifaranga ukuzishyira mu gipfunsi cya mugenzi wawe bakaba barazibapfunyuruyemo, ati waba ufite agatelefone ntawe ukagendana, ati gupfa abantu bawe bapfa muri Baraka bararuta abaye bagwa hariya handi ku rugamba. Icyo kintu rero nabo bakaba batakamba batabaza bavuga ngo nicyo kibahanze. Ubwo rero ibyo nabyo nibyo guhanga amaso tukareba iyo bishya bishyira, kuko hariya nabo ntiborohewe, ibyaho ntibyoroheje. Ubundi tukaba twarangiriza izi nkuru ku gace nako hariya za Mulilo hagati ya Zambi na Moba. Ibyo bice bikomeje guteranya abakongomani n'abantu bo muri Zambi mu buryo bw'ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro. Imisozi yaho ikaba nayo ari imwe mwikungahayemo mu butare se cyangwa amabuye y'agaciro nyine nk'uko twari tugiye kubivuga, ariko bikaba bitaranavugwaho cyane, ariko abariyo bakaba basa naho bagiye kwadukirana nabyo bikazakemurwa isasu. Kenshi na kenshi bari bakunze kuba bazabiganiraho, ariko noneho ikigaragara nuko bateye intambwe y'igihangange kugira ngo
bakomeze bigize imipaka yabo imbere bikaba bitazaborohera. Icyakora urugo rudafite nyirarwo ntawe utajya ruvogera. Biriya byose bigaragaza kuba guverinance cyangwa guverinance ya Kongo iri hasi cyane. Nicyo gituma buri gihugu cyacu cyose kibona akanya n'umwanya kikaba cyanayivogera. Ngayo uko bimeze mugenzi wanje, uko niko biriya bice tuvuye kuvugaho bihagaze. Urakoze cyane rwose ku makuru. Mu by'ukuri ni amakuru afatika guhera za Ndondo ndetse na za Bibogobogo. Hanyuma mu yandi makuru nayo arebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru twabashije kumenya nuko Inteko Ishinga Amategeko ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasohotse ivuga ko yagiranye ibiganiro n'abaminisitiri ndetse n'abadepite bafite aho bahuriye n'iby'umutekano, bagaragaza ko FARDC ndetse na Wazalendo badafite ubushobozi bwo kugenzura umutekano w'igihugu, ndetse ko bamwe badashoboye ndetse n'abandi badashobotse. Hanyuma muri iyi raporo bavuga ko baganiriye n'abayobozi batandukanye barimo abaminisitiri b'ingabo, abaminisitiri bajanye n'abandi b'umutekano w'igihugu, ariko bavuze ko izi ngabo za Kongo zidafite ubushobozi bwo kuyobora cyangwa se bwo kurindira umutekano igihugu, ko nihatagira igikorwa vuba na bwangu igihugu kizinjira mu kandi kaga, dore ko ako kirimo nako katoroshe. Ariko batabaza bavuga ko nyuma yo kuganira n'aba bashinzwe umutekano baje gusanga ko FARDC iri hasi cyane mu birebana no gucungira umutekano abaturage b'igihugu. Hanyuma mu yandi makuru dusimbukiye hariya muri Uganda, amakuru twabashije kumenya nuko polisi ya Uganda yatangaje ko ubwato bwari mu mugezi w'ikiyaga cya Albert giherereye mu burengerazuba bw'iki gihugu cya Uganda, bwari butwaye abantu bagera kuri 35 hafi 40, bwiyubitse ko hamaze kuboneka umwe, abandi bakaba barohamye. Polisi ya Uganda yabitangaje ku munsi w'ejo, aho yavuze ko iyi mpanuka yabaye ku itariki 28, ikaba yarabereye mu mugezi wahitwa Nguse nanone hariya muri Uganda. Ibinyujije kuri X, polisi ya Uganda yagaragaje ko harakotse umuntu umwe, icyakora ivuga ko itaramenya umubare w'abarohamye kuko nta rutonde rwabo rwari ruhari rw'abari binjiye muri ubwo bwato. Gusa yavuze ko ikomeje ibikorwa by'ubutabazi mu gihe iperereza ku cyateye impanuka rikomeje gukorwa cyangwa se rikomeje gukorwa ipererezwa, ndetse bigakekwa ko bishobora kuba byaratewe n'ubushobozi bw'ubwato. Ni ukuvuga ngo abari baburimo batwaye ibintu birenze ubushobozi bw'ubwato, ndetse ikindi bivuga ko bashobora kuba barabutwaye nijoro. Ibi ngibi rero akaba ari byo byateye iyi mpanuka yahitanye abantu bagera kuri 40, nubwo umubare wabo nyirizina utaramenyekana neza kugeza kuri uyu munota. Hanyuma mu yandi makuru nuko nanone muri Uganda, abatuye mu karere ka Gisoro muri Uganda bashinja abarwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR kwambuka umupaka baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakabashimuta ndetse bakabanyaga imitungo yabo. Mu nama y'umutekano yabaye ku itariki 28 z'uku kwezi, abatuye mu bice byo ku mupaka barimo ahitwa Nyabwishenya ku mupaka na Nkuringo bahamije ko abarwanyi ba FDLR bambuka kenshi kandi ko bakorana na bamwe mu banya-Uganda. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Daily Monitor, umuturage witwa Rumaziminsi Vena yasobanuye ko mu mpera z'icumweru gishize umuturanyi we witwa Musekura Jacques yashimuswe n'abarwanyi ba FDLR, nyuma ahamagara umuryango we basaba miliyoni 5 z'amashiringi kugira ngo bamurekure. Ku munsi w'ejo rero nibwo bagiranye inama n'ubuyobozi bushinzwe umutekano hariya ku mupaka, basobanura ibibazo bafite nanone biri guterwa n'aba barwanyi ba FDLR. Ariko umwe mu bayobozi cyangwa se mu basirikare bashinzwe umutekano hariya mu gace ka Gisoro yababwiye ko vuba na bwangu uyu mutekano mukeya ugomba kurangira, uko UPDF cyangwa se ingabo za Uganda zifite ubushobozi bwo kurangiza ibi bitero za FDLR mu gihe kitarenze umunsi umwe, kandi ko yavuze ko umusirikare umwe wa UPDF cyangwa se umusirikare umwe wa Uganda ashobora kurasa ikambi ya FDLR
nk'uko yabyivugiye mu makuru yiwe cyangwa se mu magambo yiwe ahumuriza aba baturage. Uko niko byifashe rero mu makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Reka rero tubashimire mwebwe twabanye muri iki gice cy'amakuru yacu ya mu gitondo, tubararikira gukomeza kubana natwe mu makuru tugenda tubashikiriza. Reka tugushimire mzee kuba twabanye mu gutegura amakuru ndetse no kuyagezaho abadukurikiye. murakoze gusa akantu natashobora kureba twakongeraho muri Katanga komine ya Kamuze aho seminere ahatukugwa zahabu hitwa Mwehu naho hakomeje kurikoruza kubera yuko isaba dufite ordonnance présidentielle cyangwa se icyemezo cya guverinoma kimuhangurira kuba yahakora kuko abasirikare bahaherereje ngo nibo bakomeje kuzana abantu babo kuza no kubafata amataxe mbese n'ibihakomoka byose bikaba biri mu kuja mu maboko y'abasirikare. Aho naho hakaba hafite imvururu zitari nkeya. Ubwo rero reka tube twanasezeraho. Urakoze bwana munyamakuru kuba waruduhaye n'aka kanya nako kugira ngo aka gakuru nako twongere tukageze ku bandi mu gihe umunsi mwiza n'ibihe byiza. Murakoze cyane rwose.